Uyu mwaka wa 2025 utangiye ikibazo cy'amoko n'imibanire y'abatuye igihugu gifata indi sura. Harabaganire n'ijwi rya Amerika bo mu karere ka Muhanga barokotse jenoside yakorewe abatutsi bashakanye nabo badahuje ubwoko, bavuga ko hari serivisi bimwa kubera icyo kibazo. Bamwe muri abo bacitse ku icumu ndetse n'abaturanyi babo babifata nk'ibishimangira ko igipimo cy'ubwiyunge leta iherutse gutangaza ko cyari hafi ya 95% kuva mu kwa mbere k'umwaka wa 2024 kizamura utubazo. Ababivuga ariko birinda ko bafatwa amajwi n'amashusho batinya ko byabagiraho ingaruka ziremereye. Hari naho bumvikanisha ko hari ibice bimwe by'igihugu wacitse ku icumu yabagirwa inama yo gushyingiranwa n'uwo bahuje ubwoko. Iyo anyuranyije nabyo ahagarikirwa ubufasha yahabwaga nk'utishoboye wo muri icyo cyiciro. Ijwi rya Amerika ntiyabashije kugenzura iki kibazo mu gihugu hose. Gusa ubuhamya bw'abagiye bakorerwa iri vangura ryanatumye badahabwa inkunga yo kubasindagiza, cyane ko abadafite ibikomere ku mubiri babifite ku mitima. Bugaragaza ko ikibazo cy'ivanguramoko cyamaganwa ku mugaragaro ariko kikimikwa mu ibanga. Ibyo bivugwa byatumye ijwi rya Amerika ijya gusura bamwe mu batuye mu karere ka Muhanga bemera gutanga ubwo buhamya. Bari mu byiciro by'imyaka bitandukanye ariko amaganya bayahuriyeho. Mu mwaka w'1994 uyu mubyeyi Kayitesi Letitia yaratangiye kuba umwangavu, atuye mu karere ka Muhanga murenge wa Rongi. Aha arasubira mu magambo yabwiwe n'abashinzwe gutoranya abacitse ku icumu bagomba gufashwa. Agaragaza ko yahinduwe utaracitse ku icumu kubera uwo yahisemo ngo amubere urukundo rw'ubuzima bwe badahuje inkomoko. Basaza banjye 4, hari na barumuna banjye 3 na papa. Barabishe papa bamushyize mu ruzi, abandi tujyana muri wese. Abari nge buvamo nari ntabye nabwo baragombye kunaburura. Ngewe najya kubaza imfashanyo cyangwa se inkunga y'ingoboka bakambwira ngo mfite umugabo. Kuba narashatse umugabo tudahuje ubwoko ubwo nicyo banziza. Arega n'uyu mugabo nashatse nawe yakoze igikorwa. Muri byashize by'abacengezi nge yarampishe. Yari umusore nanjye ndi inkumi. Ntabwo rero yari kunsaba urukundo ngo ndumwime. Byagoye ijwi rya Amerika gufata amajwi n'amashusho by'abagizweho ingaruka n'iryo vangura, kuko wajyaga kubivugaho yabanzaga kugaragariza umunyamakuru ingaruka bishobora kuzamugiraho. Bigoranye bakiba mu murenge wa Kiyumba nabo bemeye guhishurira ijwi rya Amerika ko bagiye bakumirwa nyuma yo gushaka abagabo. Baravuga ngo ntago nashaka umugabo w'umuhutu ngo bamfashe. Hari n'abampamagaraga bampamagara ati inama izaba iki gihe n'iki nagerayo, bakajombana iminwa ati naka nta kintu yabona. Ako se bayimpa gute kandi bambwira ngo washatse ubwoko butari butavutsemo. Ntago bayimpa ariko. Iki kibazo hanini kigaragazwa n'abagore benshi bashatse abagabo mu mwaka w'1994 na nyuma yaho. Basobanura ko inzego z'ubuyobozi zagiye zipfuka iminwa abakigaragaje, harimo no kubatera ubwoba ko bashobora gufungwa. Ubwo umunyamakuru yakubukaga i Muhanga yamenye amakuru ko abaganiriye nawe batumijwe bakabwirwa ko ibyo bavuze bishobora kubashyira mu kaga. Gusa ntitwabashije gukurikirana ngo tumenye impamvu nyayo baba barahaswe ibibazo n'ingaruka zishobora gukurikiraho. Guhakana iki kibazo ku inzego zibishinzwe biracyari nyambere. Ingabire Binwa uhagarariye abacitse ku icumu rya jenoside yakorewe abatutsi mu karere ka Muhanga yabwiye ijwi rya Amerika ko ibivugwa nta shingiro bifite. Kurokoka ni iby'umuntu, ntabwo ari iby'umuryango. Jewe nimba nararokotse ngashakana n'utararokotse, ngiye narokotse ku giti cyanjye. Rero mfite uburenganzira cyangwa se mfite nemerewe nk'iby'abandi barokotse, yaba ari uwashatse wabashe gushaka agashaka nawe n'uwo barokokanye cyangwa se batarokokanye nawe yemerewe. Abo bantu batandukanye rwose. Erega kwemeza ko uwarokotse yarokotse bitangirwa cyangwa se byemerezwa mu nteko z'abarokotse. Ntabwo rero mpamya ko umusozi wose kuri abo bantu barokokeye aho ngaho bakwemeza ko uwo muntu batamwemera kandi bazi ko barokokanye mu by'ukuri ngo kubera ko yashakanye na kanaka. Mu gushaka kumenya kandi birambuye ku mabwiriza nyakuri y'umuryango Ibuka ku birebana n'ubufasha bugenerwa abagenerwabikorwa bawo, ijwi rya Amerika yavuganye na Ahishakiye Naftali, umunyamabanga nshingwabikorwa wawo. Ariko urebye n'imyumvire y'abantu, umuntu ushaka ubufasha wese agerageza kwisanisha na kondisiyo cyangwa se ibishingirwaho
abantu bafashwa, cyangwa se umuntu akumva ko kuba wararokotse jenoside bihagije kugira ngo uhabwe ubufasha bwose, kandi ntabwo ari uko nguko itegeko ribiteganya. Ariko turenze n'itegeko si nako bikwiriye. Umuntu ashoboye kuba yifasha, ashoboye kuba igihugu cyaramufashije, cyaramwubatse, agatera intambwe ku buryo ashobora kwiha iki na kiriya, ntabwo ari ngombwa ngo agaragare ku rutonde rw'abantu bahabwa ubufasha. Mu ntangiriro z'umwaka wa 2024 umuryango Ibuka wumvikanishije ko gahunda yo gufasha abagenerwabikorwa bawo batishoboye ikigenda bigura intege, by'umwihariko mu kububakira inzu. Uvuga ko bikomeje uko biri byazamara imyaka 15 hari abatarafashwa kandi babikwiriye. Ibivugirwa mu matamatama ndetse bikanagaragazwa na bamwe nabo bafite ubwoba bw'ingaruka bishobora kubagiraho. Biramutse ari ukuri, haba hakiri benshi bo gufashwa nyamara amazina yabo yaracishijwemo ikaramu itukura ku rutonde rw'abagenerwabikorwa. Uretse mu buryo bwo kwiteza imbere, hari n'abasaba ubuvuzi kuko bakuwe ku rutonde batarakira ibikomere n'uburwayi byatewe na jenoside yakorewe Abatutsi. Ibi bikomeza gushimangira umuzi w'ivanguramoko mu Rwanda kuko abo bahora bicira urubanza rw'icyabateye gushakana n'abo badahuje ubwoko. Fulgence Hakizwera, Ijwi ry'Amerika, i Muhanga.